bo baravuga ngo impamvu ngo twe bo bari babyemeye ariko baravuga ngo impamvu ngo twabyemeye ngo nuko ngo Uganda ngifatanyije n'u Rwanda ngo bari badukoreye ngicobozo ngo tukemera ngo ibyo bintu none Amerika yumvise ibyo bintu ngo byuko bagize ibicobozo kandi bamazemo igihe Amerika itagarika icyo kirego ariko ubwo ari gushaka stati ya y'ubuhunzi byanga gukunda gushaka stati y'ubuhunzi icyo ntaramenye cyo niba nukuvuga ngo niba UN shaka kuguha ubuhunzi already waramaze kuba sentenced iwanyu no kuzabona RWANDAIR itaye amateka Kigali ihetse Prince Kid we nta jet azaza turabashuhuje kandi tubifurije kugubwa neza mwese mudukiye muri hirya no hino ku isi. Iyi ni Kame TV Rwanda, nge nitwa Mengston, ndi kumwe na mugenzi wanjye ni Chris Kame. Reka mbashimire mbona umwanya wo gushimira umuntu wese wakanze subscribe kuri iyi chaîne. Ni chaîne nshyashya mwakunze mu gihe kingana n'ukwezi kumwe n'ibyumweru bibiri tugiye kugira umbi hafi 20 na achievement itari yakorwa n'undi muntu abantu bakora amashene barabizi ko akazi ka chaîne kavuna mu byukuri. Nciye bugufi imbere yanyu ku mwanya mwaduhaye ku rukundo mwatweretse n'abanyandikira mwese message ndazibona. Nimwe mudutera cyangwa se mudimbaraga zo gukora ibyo kugira tubagezeho amakuru tubagezeho ubusesenguzi bugiye butandukanye mu byukuri muri abantu bagaciro. Turi kwegeza mu 20 by'aba subscribers. Turabicelebra nko mwana ukwezi kuzashira mwihangane kwezi ndigushira tutarabacelebra. Icyo tubasaba nuko bakomeza bagakora subscribe kugira ngo tugere no mwijana. Dukeneye na ziriya award. Ya bakomeze icyo usabwa gusa n'umusa nta kindi nukureba ikiganiro ukaji streaminga ukanagisharinga ku bandi bantu aba like comment ibintu nk'ibyo nta kindi kintu uno umusanzu buduhaye uteye ubwo bakagakoti nakaguze muri subscriber yawe. Chris Kame, maze igihe ntumva ibintu bya Miss Rwanda, isundi byahereye he byagenze gute? Miss Rwanda se nanjye sinyiheruka iyo mabaye ryari? Si muri 22 ngira ngo. Nuvuga ngo turi 23 tugiye 24 imyaka 2 irihitse nta kintu twa Miss Rwanda twumva mu Rwanda. Ariko ntekeza ko kubera turadusaga twagiye tubamo abantu yenda bakahakazamo nyine biriya bintu byose. Ntekeza ko yenda ari yo mpamvu. Reka tugaruke kubijyanye ni Miss Rwanda. Ese mu byukuri urebye isuje amaso inyuma imyaka yose yabaye niki yamariye umukobwa w'umunyarwandakazi? Tutavuze ngo wandi wambaye ikamba agagara imbere kuri podium, hari nabandi bagiye bacamo bahagarara intara niki uwo mukobwa w'umunyarwandakazi Miss Rwanda yamufashije mu buzima? Urebye iriya Miss Rwanda ikintu mbona nuko yatumye abakobwa b'abanyarwandakazi bamenyekana. Abantu babamenya kubera rirashonwa yabaye vilo cyane rira trendinga niba abakobwa bagiye muri za Miss World zagize gute urumva baramenyekanye. Nicyo cyambere. Cya kabiri byatinyo abakobwa byatumye hari abakobwa bitinyura ko batari ko nanjye nshobora kugenda imbere ya pano urumva hari ahantu bakorera bajya muri sale rimwe abantu barenze ibihumbi bingahe imbere y'imbaga bakamenya no kuvuga bakamenya urumva bagira n'ikintu cyo kuvuga ngo urumva hari Miss Rwanda bifite umuco uburanga na n'ubwenge. Urumva rero bakanibuka wa muco ngira ngo uzibona ko bajya gukama kandi abana bo mu mujya kenshi usanga ibyo bintu yenda batanabyibuka ushaka kumubwira ati icyansi ni iki akabwira wagiye wumva turatuveze twagendaga dusirikira umukobwa akamubaza ngo sinzi uwo babaje niba ngo gukukura bizi ngo ngo ibyo babirya bite urumva cyangwa rubishe cookies arumva ariko iyo bagiye muri ntuza babigisha wa muco nyine urumva ya culture umuco w'u Rwanda kugira ngo utazacika. Ikindi hakabamo ko batinyuka nyine ariko nanone ikagira bad effects kubera ko babakobwa sinzi umuntu nigize kubona n'umuntu kuze yenda ntago ndi mentioning izina kugira ngo kuko ntari sure neza iryo zina ariko ari uwo bavuze aravuga ngo nirushanwa ry'uturaya. Yaravuga ngo ni gute ngo amafaranga babivuga cyane muri 2015 kora ko icyo gihe nibwo byumvikanye ko amafaranga menshi ngo yagiyemo ndetse akava muri za ministeri ibintu nk'ibyo akavuga ngo ni gute ngo bantu batere ngo amafaranga ya leta ngagenda ngo mu bintu nkabirango by'uturaye bidafite icyo bimariye agace igihugu. Ikindi nanone nuko wa muntu wa mukobwa usanga nta kintu gifatika fasha society. Yo bari kujya muri birabyo gutanga imishinga bafite ibintu byiza myiza pe bakanafasha kunononsora ariko yo bamaze kubona ikamba ubaraho barengeye
ikintu nziba enjoyinga ni iriya buri weekend kujya muri la Paris barzari Nyamata gusokana n'umuryango we birabyo kujya muri salo bakamwitaho umwaka wose barabikora rwose birabya byuko afite imodoka ibyo byose barabyi ariko ibindi byo kuvuga ngo gufasha societe kugira gute nakereza ko batajya babigira ku ruhande rwa Minisiteri y'Umuco urubyiruko na siporo abakobwa bagaragaje imishinga myiza mu by'ukuri imishinga ishobora kugira icyo ihindura muri societe nyarwanda kuba badakurikiranwa dore ko bandi bagaragaje imishinga yabo hasi bakurikiranwa byibuza iyo mishinga iyi minisiteri ebe ko yabafasha kwishyira mu bikorwa kugira ngo ihindure societe ibyo ubibona gute ariko none se bundi baragukurikirana nawe utagaragaye hari ababa bagaragaye hari uwitwa Miss Rwanda hari Miss Photogenic hari Miss Heritage baba ari benshi cyane nyuma ya Miss Rwanda iyo mishinga hari uburyo iyi minisiteri bakurikirana kugira ngo iyo mishinga ishyirwe mu bikorwa urumva urebye kugera nonaha sorry kugeza igihe Miss Rwanda yabereye ntabwo bavuga ngo iriya rushanwa ryari mu maboko ya minisiteri ryari mu maboko y'abantu ku giti cyabo kubera ko wasangaga ariko n'abana b'abanyarwanda yego ariko nanone wasangaga n'urugero ugasanga n'urugero ngiye kuguha nkura mukobwa wari ufite ubumuga bwo kutumva ubanza sinibuka izina ry'ababaye ejo nyine muri Miss 2022 yahembwe n'ikigo runaka hari uwahembwe na baraba printinga urumva nibo bavuga ngo umushinga wawe tuzawusponsoriza ntabwo rero minisiteri iri buze kujya ku intervena niba ngewe mfite kamana ngo nzasponsoriza umushinga wawe no se minisiteri za kumbwira ngo ugire gutya ngo bigire gutya minisiteri nibiri gufasha ariko ntabwo iri bumbwire ngo ni umushinga azorora ingurube nkora mukobwa yarafite umushinga korora ingurube ntabwo rero bize kumbwira ngo mugurire ingurube 500 nta kintu bampaye yenda napanze kugura ingurube 100 sibyo niyo mpamvu ntekereza ko minisiteri ntabwo yari ifite umwanya munini cyane uretse ko nkuko ari ibintu biri muri anda yabo bagomba kubikurikirana ariko nanone ntabwo nanone bari bafite nk'uko kunini cyane kwa kusanga n'amafaranga bakoreshaga ntabwo ari minisiteri yatangaga ubivuze neza ngo byari mu anda ya minisiteri niga ko iyi minisiteri nubwo nta bushobozi cyangwa budget ifite kuba yafasha abakobwa gushyira mu bikorwa imishinga yabo yagira uruhare mu gukora n'abakureshya abashoramari bagafasha abantu kugira ngo imishinga yabo ishyirwe mu bikorwa ndaguha urugero hari ngo baba bafite imishinga itandukanye nk'urugero yo gukora cotex z'abana bakobwa barabizi n'ikibazo ngora abahizi n'uyu munsi ko kubana biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye bajya kwishura gahora n'ibi bihe bidasanzwe bihengaruka kwezi nkeka ko iyi minisiteri yari gukorana n'abaterankunga kugira ngo iyo mishinga ari ikintu kimwe reka urabanza unyumve neza cyane kugira ngo iyo mishinga y'abana ntirangire ngo expose muri Miss Rwanda gusa ahubwo inakurikiranwe ishyirwe mu bikorwa n'uwo mwana ubwo ataba Miss Rwanda ahubwo umushinga we ushorwemo imari iyo minisiteri mushakire abaterankunga nawe nubwo atageze no gutwara Miss Rwanda ariko byibuza icyo kintu kimutunga umva nkubwire wibuke ngo niyo mpamvu Miss Rwanda ubu ngubu yagiye mu bisheke Miss Rwanda yari ifite ikintu navuga ngo structure yayo yari umuntu uvuga ngo ufite ahantu nkanda ibintu bigakunda ufite aho nkanda bikazima niko byari bimeze niba ibintu byari mu maboko ya Prince Kid akagomagara kuri telefone akakubwira ngo uragira gutya ndaguhikamba bishatse kuvuga ngo niri ya mishinga bakoraga umwana baragendaga bakayimucurira nkuko bacura ibitaro ngira ngo byumva ko muri kaminuza bavuga ngo nukudoda igitabo cyangwa ngo kukigira urukwa ngo wa muntu cya gitabo yadodesheje ubwe nta bwenge bwabyo abafite ngo umwana niba aje agatanga umushinga nuko bamwigiye umushinga wati kugira ngo urumva niba performing neza ariko umushinga ubwe nta gitekerezo afiteho niba aza kuvuga ngo reka tugufashe uperforming ntabwo ari kuko ubwo bwenge ntabwo afite nyine so wawukoze so wagize gute none nibijya kuvuga ngo none navuga ngo babandi bawumwigiye ajye kubareba barakenera gutya barakenera amafaranga kandi nta afite yo guhita bishyura agahita avuga ati umushinga akawushyira mu bisheke nuko nkuko ntekereza ko iriya mishinga igende bakireka Miss Rwanda we kubera ko usanga n'ibikorwa navuga ngo bikorwa bya leta bamutumira bagira gutenda waba afite hari ukuntu abafite uruvugiro ngira ngo uyu munsi bari bana mushyira bari batangiye no kugira office hariya mu mujyi kwa Makuza ariko abo bandi ntabwo ari ikintu bavuga ngo biriya bari abana benshi usanga nta bwenge bw'icyo kintu bafite ni ibintu yakorewe kugira ngo yinjire kuri hagiye habaho ama campaign bakavuga ngo hari campaign yamamaza kanaka ngiye nagiye mu groupe menshi bavuga ngo gutora umuntu bakakugura amayinite ngo watoye ibyo ngibyo urumva rero niba bigeze muri iyo ntuza wa muntu usanga ikamba ritwawe n'umuntu utabimeritaga bitewe habigiye mwizindi imbaraga hagiye mu bundi bushobozi hagiye mwiki urumva rero ashaka kuba ari umwana udafite mu mutwe ufite mu mutwe ariko udafite ubwo bushobozi bwo kwitoresha bwo kwirukanga muri ibyo bintu
ubu ngubu aragenda noneho wa wundi ufite ubwa bushobozi arabutanga yego ajye kuri platform abone ya Miss Rwanda ariko bwa bwenge bw'imishinga ntabwo afite. Sinshatse kuvuga ko Miss Rwanda nta bwenge bafite, oya barabufite ku rwego rwabo, ariko ntabwo mvuga ngo uko twakabaye tubitekereza ko bakabaye mbese ubuhanga bakabaye bafite, ntabwo ari bwo baba bafite mu by'ukuri. Okay, n'ubwo buryo ubona buboneye niyo Miss Rwanda yakongera kugaruka, n'ubwo buryo ubona buboneye bwakoze kugira ngo hirindwe amwe mu makosa agiye agaragara. Man, njye mbona abantu bagira za amarumazi igiye kugaruka iragize gute, ariko mbona biragoye ko izagaruka. Ninagaruka izaza kuri condition. Biragoye. Impamvu bigoye ngewe bamutese Jori barahari nabo bakora ibintu nk'ibyo ngiye bagatangiza ibigo nka biriya bya Preskid. Ntabwo uribaza ko leta y'u Rwanda uzi ikurikiza amategeko ibona uko ibintu bimeze yakongera gufata risiko kuvuga ngo ikintu nka kiriya uyu munsi gitangira muri za 2009 ubundi injango yatangiye 93 2009 2012 gutyo icyo giza 93 za 2009 yenda ntabwo umukobwa ntabwo byari Miss Rwanda yego, ariko utari wavuga ngo ni ibintu bifite imbaraga ku buryo wa muntu ashobora kwambara ibendera ry'u Rwanda. Ariko uyu munsi niba umuntu ashobora gufata ibendera ry'u Rwanda ry'amabara 324 akajya hehe za Singapore za hehe ahetse iryo bendera, ntabwo leta y'u Rwanda yakongera kuriska ngivuge ngo ibishyize mu maboko y'umuntu runaka. Bisobanura ko ngo noneho ari yongeye kanagaruka leta y'igenzura yonyine. Ngewe ntekereza ko ishobora kubiha bo hari icyo twita privatisation. Kuyiha abikorera ku giti ntabwo ari leta yibahaye bo bihanye bashinze company yashinze Rwanda Inspiration Backup ahita akora icyo kintu. Urumva yenda niwe witekereje ko projet, ariko uyu munsi kamaze kuba byarenze kuba bifitwe n'umuntu ku giti cye. Niba wibuka niba ushobora gutekereza ukavuga ngo ibintu First Family ishobora kuvugaho ikintervene muri ibyo bintu, ntabwo ari ikintu cyoroshye bro, kugira ngo perezida w'igihugu avuge ku kintu runaka kiba kiri ku rundi rwego. So rero ntabwo bashobora kuvuga ngo bagiye kubiha yenda banabihaye bakabiha yenda igitsina gore, reka tuvuge gutyo, ariko igitsina gore cyo ntabwo kirya ruswa. Iyo ruswa nayo irahari, ruswa rega ni nyinshi. Ariko bya bisobanutse kuko bavuze ngo bagiye kwiga igitsina gore nabwo baba baheje abandi bantu bafite imbaraga zitandukanye bashobora gufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Urumva hari umumama watanze interview sinzi televiziyo namubonyeho, aravuga ngo yabaye muri Rwanda Inspiration Backup igihe kinini ari umu judge, yagiye avuga amakosa yakorerewemo ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko aravuga ngo nigaruka we niko yasabaga ngizahabwe abakobwa cyangwa se abadamu, kubera ko impamvu uyu munsi wari bishinzwe tuzana kugarukaho afite ibyaha akurikiranyeho birimo ibyo by'imibonano mpuzabitsina ibintu nk'ibyo ngibyo. Baba bavuga ati rero babihaye umudamu icyo cyo ntabwo cyakongera kuba mu kimibonano mpuzabitsina, uretse ko umuntu atana kwibagiza ko uyu munsi haje aba lesbienne nabyo biri kugira nabyo bishobora no kubaho. Ariko noneho tuvuye muri iyo sense ashobora kubaho noneho nubwo bavuze bira by'igitsina n'iki, ariko harimo na ruswa. So niba harajemo na ruswa, aba bagore nabo ruswa bayifata. So baramutse bayifashe rero ntekereza ko atari ibintu bavuga ngo bagiye kubishyira mu maboko y'umuntu, ahubwo bavuga ngo reka ibintu tubishyire mu maboko y'abantu bashobora kubigenzura, either Minisiteri y'Umuco na Siporo cyangwa urubyiruko cyangwa se inteko rurimi n'umuco. Nuko nkuko mbyumva. Hari n'ibintu bijyanye n'ubusambanyi byavuzwemo bigira naho uwabagariye iyi company atabwa muri yombi, arafungwa nyuma aza gufungurwa anakora ubukwe. Ndagira ngo byo tubigarukeho. Uyu munsi Preskid ntabwo ari mu Rwanda kandi urukiko rwaramukatiye. Ese ubundi bigenda gute mu gihe umuntu akatiwe n'urukiko ari hanze? Urumva Preskid iriya dossier ye isa naho nge nabonye nk'ari dossier isa naho yari ikomeye bro, kubera ko umuntu baramufashe baramufunze ibyaha bamuregaga. Urumva ni Joe bivuga ko ari Jori wareze Jori, ariko nawe waperereza ibyo yaregeye ugasanga ibyo yaregeye ntabwo mu by'ukuri ariko kuri inyuma y'amarido, kubera ko impamvu mbivuga gutyo no kubera ko muri 2016 Jori nawe atwaye ikamba rya Miss Rwanda. Icyo gihe ikamba ryari riri mu maboko ya Prince
Prince yahamagaraga umuntu akamubwira ngo ngewe ndashaka kugira Miss Rwanda ariko kuri condition iyi ni bivuga ko ngo harimo sinzi ngo nabandi bantu babakire batangamo amafaranga ku buryo umukobwa mbese agenda kuri condition z'abantu runaka. Ariko noneho Kid nka bossi wari urushanwa wanarishinze unabikurikirana cyane akabwira umukobwa ati wowe ndakugira yenda hari ibyo bavuganaga. Bivuga ko amajoro abiri ya mbere yo muri 2016 umunsi yaritwaye n'umunsi ukurikiye Jora tatashye wabo. Bivuga ko umuntu witwa Sando Ariel wari umuproducer wa video ari we muntu wirukanse muri bintu ndetse nyuma yaho akaza no kwikoma Jora akamubwira ati ngewe nakwirukankiye mu bintu ariko maze kuba Miss Rwanda ntukinanyikoza. Ngira ngo yigize andika message ndende muri 2017 Sando Ariel n'uyu munsi irahari yandaza kuyishyiramo arandika avuga uko bakoze kata uko yirukansa wabo ajya no kubyumvisha iwabo. Ubundi Jori iwabo ntabwo babyumvaga gato umwana mureke nibwo arangije ishuri mureke ibyo bintu Sanda ajya kubyumvisha iwabo aravuga ati uyu mwana apromisinga mama we aramubwira ati umwana mureke ajye muri Miss Rwanda ngewe ikamba zaritahana. Sando nuko arazi uko trick zikorwa arangije aba Miss Rwanda. None bivuga ko yenda yari yavuganye na Kid yenda akamubwira ati wowe tuzajya tugirana gutya ndaguhikamba mu byo ibindi bagirana. Jori yari umwana nta kindi yari kumana yari kumuha amafaranga icyo bigenda ari kumuha ko ari kuryamana. Noneho Jori nk'umwana arurangije ishuri akavuga ati yenda uyu mutipe ni umusore utari mubi yenda zantereta akumva ibyo bintu. Noneho nyuma y'umwaka ikamba ari maranye umwaka hakaza undi mu Miss ari we Elisa Kid ya style agafata nyine uja ako kanya wa undi akamujugunya. No Jori akavuga ati uyu mutipe ari maradukina amereye wageze kuri uyu ubwo na 2018 nuko azafata undi agenda dukina gutyo kandi iyo umukobwa ari amaze kwishyiramo ko azakunanura mutipe. Bo nibwo rero byaje kugera muri 2 ngira ngo na 22 ngira ngo niba mbere yuko rira kambari muheta ritwara akora interview kuri The Choice aravuga ngo Kid yaranyirukanye ngo ariko ngo turaza guhangana ngo yari irushanwa yarigize akarimaka. So ntekereza ko rero ari byo byagize bakaza yera gutanga ibyo birego nubwo ntavuga ngo Jori influence njijuru kiko kuko batanga ibimenyetso ariko nanone ibimenyetso batangaga ugasanga ari uburyo bitagize ko baravuze ngo amajwi ya muhito ngo afashwe na telefone ya iPhone 14 cyo gitari yagasoka nibyo bavugaga ari nabyo byaje gutuma basanga Kid ashobora gukurikirana udafunze bakamukura imageragera akaza mu buzima busanzwe ariko nyuma urushinja cyabo kajurira nyuma bakaza mukatira imyaka 5 nge nabonye ari uko nguko. Ariko kuba rero yaragiye hanze bakamukatira adahari nanone ni ikintu nashobora kubibazaho. Man uko ubutabera bw'u Rwanda bukora ni ikintu ndashobora gushidikanyaho. Ntabwo umuntu kuko umucamanza agera abyiyumviye yaravuze ngo Kid yagomba gukatirwa imyaka 16 kubyara kurikiranywe byari bya bitatu. Hari ukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, hari gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri, sinzi harimo n'ikindi kintu uretse ko cyo bagikuye mu byahamijwe n'ibyo bibiri. Baramubwira ngo ibyo byaha iyo kuko byamuhamye yagomba gukatirwa imyaka 16 ariko bashyiramo inyoroshya baravuga ngo reka akatirwa 5 kubera ko ari ubwa mbere agiye muri ibyo bintu, ari ubwa mbere yisanze imbere y'ubutabera. Ariko none ibaze umuntu yari ari mu gukurikiranwa n'urukiko ku myaka 16, ubwo ndayivuga kuko nyine batari bakamukatiye ku myaka 16 arangije yurira indege ava mu Rwanda ajya Dubai. Ntago Dubai ari muri Uganda ushobora gucapanya man, byanga bikunda byanga bikunda hariya rero man, immigration ntago ushobora gusohoka ara ku kibuga cy'indege baguteremo stamp, ntabwo bibaho. Ahubwo se nuze passport wayifite gute? Kireka niba Kid yarakoze nkapanya agaca nko mu Rwanda akajya nko muri Uganda cyangwa i Burundi agashakira nk'ibyangombwa nko gaho byaho akaba ari huyurira indege, ariko n'abakoresha passport y'u Rwanda agaca kuri airport y'u Rwanda man, ntabwo bishoboka. Niba binashoboka hari ukundi kuntu bimeze. Nge niyo mpamvu ntekereza ko ashobora kuba ataraciye ku kibuga cy'indege cy'u Rwanda yenda aragize, ariko nanone kugira ngo ucike ubutabera ni icyo ngicyo. So ubundi bari bamuhaye iminsi 30 yo kuburana, aburanirwa n'umunyamategeko witwa Maître Nyambo Eveline. Iminsi 30 yo kujurira kuko umucamanza aravuze ngo gufungwa ntago bibaye itegeko. Yamukati imyaka 5 ariko ntabwo yagomba guhita agimageragera bamuvuga ngo afite iminsi 30 yo kujurira kubera ko gufungwa ntago yihise bibitegeko. Bivuga ngo muri iyo minsi 30 yagomba kuyijuriramo ari hanze, ariko nishira bivuga ngo ya myaka 5 nyine zabibaye itegeko. Barayiciye umuhungu ari hanze, bivuga ko yari Dubai, noneho arangije iminsi 30 ishira batarajurira
ejo nabonye ikinyamakuru kuko yakatiwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10, uyu munsi turi ku itariki 14 ngira ngo z'ukwezi kwa 11, bivuga ngo iminsi ye 30 yarangiye ku munsi w'ejo. So umunyamategeko yabwiye igihe aravuga ati ntabwo ngiye nunganira umuntu mu mategeko yego, ariko ntabwo najya kuburana umuntu atampaye uburenganzira ati genda unjuririre. Bivuga ngo Kid ntabwo yegeze jurira, kireka niba arabijurire kubwe, ariko nabwo ntabwo ajurire kubwe kuko adahari nyine. So urumva rero ni ibibazo bira no kwishyira muri za metero nkeya cyane, metero 5 n'ubutabera, kuvuga ngo wanze kujura yenda yajurira, nubwo byari gukunda ko ujya wumva abantu bajurira bikagira bigacamo. Navuga ngo yakoze ikosa rikomeye. Urumva yarari Dubai, biza kuvuga ko yagiye muri Australia, ariko nyuma ngewe amakuru ejo nabonye ninjoro umuntu ho twavuganaga arambwira ati ubu tuvugana Kid ntabwo ari muri Australia, ahubwo ari muri New Zealand. Ngo no muri Australia deja yarahavuye. Wenda tukira aho ngaho Kame, iri toroka rya Kid atoroka ubutabera barabizi ko nyuma yo kurekurwa gufungwa by'agateganyo ngo kucyangwe ari hanze yasa nakora ubukwe. Haravuga ko hari izindi imbaraga zishi nyuma zitavugwa zitanazwi zanoshaka ko baramufashije gutoroka kugira ngo urumva nabibona nge nabibona mu buryo bubiri. Iriya dossier ye ishobora kuba ririmo abantu bandi bakomeye bari inyuma bamubakingaga, ari nabo bamufashije kuvuga ngo ave mu gihugu, ko kuva mu gihugu gutyo gusa uri gafifi imana ntago bishoboka, cyangwa se akaba arikoresheje ize nzira wakitorokesha, kuko ngira ngo yenda ibyarana kukiranyeho ntago cyari gikomeye cyane nk'icya Sergeant Robert, ariko Sergeant Robert nawe yaciye panya aragenda. So bivuga ngo na Kid nawe yenda panya ari gushoboka akagenda akagigira ibindi byangombwa handi akagenda. Ariko nanone impamvu ntekereza ko yenda byapanya nabyo byaba bifite amahirwe make nuko ko bamukatiye already amazi iminsi yaragiye. Kandi akimana no kugenda byaravuzwe none bavuga aho herereye muri Dubai. Aho nta ubutabera ntacyo bwo kutabukora byibuza bukamukurikirana kiri hafi mbere ko agera kure. Oyangira ngo rumva ntabwo ararahamya n'icyaha cyamuhamye ku itariki 13 kandi ko ari Dubai. Ariko nanone kuba ari Dubai yashobora kuza akavuga ati ngiye nagarutse nje kujurira, ntabwo ari kugenda bamukure Dubai kuko iminsi ye 30 yashize ejo. No ngo muri iminsi ye 30 yarafite gukora ibintu ashaka kuko ntabwo yarafunze kandi amategeko yabimwemereraga. No ngo muri iki gihe cyose ayafite kuba yenda yarugwa ati ngiye ndi kwirira ubuzima nzajura kuri 13. Yavuga ko yagiye mu kwezi kwa buki. Yavuga ati ngiye mu kwezi kwa buki 13 icyo adasabwa kurenza niyo minsi 30. Cyane ashaka kuba ati ngiye saa 5 z'ijoro nibwo ndi bujurire kuri 13. Urumva rero ubutabera nta kindi ntabwo bikwirukansa, iminsi ya 30 urayifite ukore mu ibyo ushaka, icyo bacungana nacyo nuko uyirenza. Ngo iyo baguhaye ya minsi 30 cyangwa 5 mani ikarenga ubwo niyo wateka ibuye rigashye. Ariko ngewe ntekereza ko urumva umuhungu ari kwirukanka mu bihugu byinshi nk'igihugu cya Australia. Ngira ngo sinzi niba wibuka ngira ngo ni ku itariki ni mu myaka ngira ngo muri 99 muri 99. Impamvu ntekereza ko kubwanjye ntekereza ko Kid ashobora kuba yaravuye muri Australia akajya muri New Zealand, nubwo ari amakuru avugwa nta muntu wamubonye, ariko nibigenda bivugwa nyine ko urumva n'uyu munsi ntabwo wa pointinga ngo arahanga, ariko nibigenda bivugwa bibaye kuko ari ukuri. Impamvu nge mbibona ngira ngo uribuka dossier yabaye ni muri 99 hari abagabo babiri bivugwa ko ari abanyarwanda, ngira ngo umwe yitwa Gregoire undi yitwa RWANDAS. Abo bagabo bagiye mu gihugu cya Uganda, urumva muri 1999 bajya muri parike yitwa ngo ya Virunga, bica ababukerarugendo 8 bo mu bihugu bya Amerika ndetse n'abandi bo mu Bwongereza gutyo. Noneho bamaze kubica ariko ari abanyarwanda. Amerika kuko bisha Amerika iri sensitive ku baturage bayo cyane, ho yagirira ikibazo hose Amerika intervene urakurikiranwa kabisa uwo waburi wese man. Noneho bahise babashinja icyaha cy'iterabwoba, Amerika ibasaba ko bajya kuburanira iwabo, bajyayo baraburana. Noneho baraburana bigeze muri 2006 urumva ngira ngo bigeze muri 2006 ikirego baje kukihagarika cyabo
bo baravuga ngo impamvu ngo twe bo bari babyemeye ariko baravuga ngo impamvu ngo twabyemeye ngo nuko ngo Uganda ngifatanyije n'u Rwanda ngo bari badukoreye ngicorobozo ngo tukemera ngo ibyo bintu none Amerika yumvise ibyo bintu ngo byuko bagize ibicorobozo kandi bamazemo igihe Amerika itahagarika icyo kirego ariko noneho babura ahantu babajyana babuze ahantu babajyana barababwira bati noneho ntabwo nanone muri mugume muri iki gihugu kandi mushinzwa ibya byiterabwoba bahise baganira n'igihugu cya Australia. Australia hari amasezerano arasinywe amasezerano arahari urumva bamaze iyo myaka ikirego cyarahagaze ariko barabimura babajyana muri leta ya nabisomaga ari leta ya Virginia ni leta ya Virginia hari ikigo bashyiramo abantu bafite ibibazo bya immigration urumva bari barabakuye muri ibyo ngibyo cyararangiye ariko none bafite ahandi bantu babajyana kandi nanone batabakomeza kubashyira mu gihugu babajyana muri icyo kigo kiba muri leta ya Virginia ariko kugira ngo ahantu nyine bafite abantu binjiye nta byangombwa abantu bafite ibyangombwa byo gutura ahantu nyine babashyira muri Amerika bamara imyaka 10 kugira muri 2016 icyo gihe none Obama yari yasenyanye amasezerano na Minisitiri w'Intebe wa Australia aramubwira ati rero aba bantu ntaho ndi bubashyire kandi nanone ntabwo nshaka ko basubira muri ibyo bihugu bya Uganda n'u Rwanda ko bavuga ko bakoreye iyicarubozo ntabwo bari busubirayo ndabashyirahe bari bafitanye rero amasezerano y'uko bashobora kubahana bafashe aba babiri Leonidas bimenye Imana na Gregoire Nyaminani babajyana muri Australia mu buryo butasobanutse kugeza ubwo abaturage bo muri Australia babazaga bakabaza leta yabo bakavuga ati ese aba bantu ko bari hano mu gihugu baje kuyihe passport ni visite ni iki leta ntiyabisobanura neza bivuga ngo Australia ishobora kuba ari igihugu ushaka kugirana nacyo deal yoroshye bakaguha umuntu kubwanjye ntekereza ko Prince Kid ashaka kuba aratinye Australia akavuga ati yenda Australia iroroshye niba umwana u Rwanda rushobora gufata ba rusesa bakabakora muri za Dubai uravuga ati noneho ngewe hano Australia no kunywa amazi agatavuga ati yenda nka mpave nge muri New Zealand yenda akaba ati yenda New Zealand nta masezerano igirana yenda n'u Rwanda yo kuvuga ngo bahana abanyabyaha bagira gute ariko ntekereza ko u Rwanda ko already yamaze gukatirwa imyaka y'irahari 5 ngira ngo u Rwanda ashobora kuvuga ati uyu muntu mu muduhe ariko mu gihe bafitanye amasezerano guhanahana abanyabyaha ati uyu muntu mu nduhe tumugire ngira ngo ejo bundi wabonye uriya mu Rundi wari waje mu Rwanda avuye mu Burundi yibye amafaranga akaza mu Rwanda Burundi bukamusaba u Rwanda rukamubaha nuko barafitanye amasezerano ko reka duhana abanyabyaha bura Prince Kid rero afatwa nk'umunyabyaha already kora ko icyaha cyaramuhamye afite imyaka 5 rero kuvuga ngo uyu mugabo twamukatiye imyaka 5 turamukeneye ntekereza ko rero yaba ari dossier yoroshye cyane muri bya bihugu muri bya bihugu kuvuga ngo nk'ibyo bihugu biba muri akenshi usanga ni byinshi biba muri za EU ziba muri Commonwealth uyu munsi yobowe na His Excellency baramwumva cyane so ari ibintu rero bifitemo ingufu akavuga ati umuntu mumuzane sha Prince Kid ndege twamubona imuzanye pe twamubona okay hari ikindi kintu hari groupe mbamo umunsi cyo tugana kujyana n'iki kintu cya Prince Kid abantu bize bitekerezo bitandukanye hari abavuze ngo kuvuga ngo uyu munsi Prince Kid ari Dubai ejo tukamwumva Australia ejo tukamwumva New Zealand mu gihugu kindi bavuga ko ari ugusiragiza abantu no kwiyobya uburari bwaherereye kugira ngo igihe cyo cyose atazafatwa ngo azamwe mu Rwanda bitewe nuko hari amasezerano Rwanda ufitanye n'ibindi bihugu none se man kuri iyi si reka nkubwize ukuri kuri iyi si ari umuntu bashaka gufata ari umuntu u Rwanda rwashyize mu ingufu kuri iyi si ntabwo rwakura icyo cyo man ndacyemeza ndakikwijeje kuri iyi si y'Imana ahantu rwagushatse ntabwo rwakubura kuvuga ngo wagiye ngo wahinduye ibihugu wagize gute nyine biterwa nani nakubwiye ngo ari ibintu bashyize mu ingufu yenda ashobora kuba ati Prince Kid uretse ko nanone ntekereza ko kira cya Prince Kid kidasaza ntekereza ko kidasaza man erega hari abantu bagenda bagakora ibyaha none se uyu munsi reka nguhe urugero uyu munsi umuntu bita Eric Semuhungu ari kugigira n'inzego zo muri Amerika kubera icyaha cyo gusambanya umwana w'umuhungu amufashe ku ngufu n'urugero iyaba Semuhungu yarakoze icyaha mu Rwanda man bakabaye uyu munsi tuvugana ari Madrid uyu munsi yakaba ari Madrid ni mageragere
urumva yakaba ari mageragere kubera iki urumva se muhungu nuko yenda usanga mu Rwanda ko yarasanzwe haza yenda nta kibazo afitanye n'u Rwanda yenda n'Imana ze no mpamvu navuga ngo muzasubize mu Rwanda ko bamusubije muri South Africa afite passport naho bamumerera nabe bagati passport ahubwo ayikuye hehe ariko uyu munsi afite icyaha umuntu ashaka gukora utwaha twinshi urumva ushaka kugera ahantu ukabasitara ku muntu mukagirana ibibazo ukaba wagira gute ugasanga rero ibintu bishobora kumukoraho mu buryo kwisa yo yose so aramutse rero agiye ahantu akaba yagira icyaha yakwisanga n'ubundi yagaruye hariye kwa ko bavuga ati umuntu igihugu icyo ari cyo cyose yokoze icyaha utari umuntu wabo yenda bashyiraho imyaka yo kugufunga ariko deportation ibiri hafi kukudeportinga ngira ngo ejo ndabonye Amerika yarimo yuriza abantu bakagufatira mu mujyi bakakwambika amasheni ku ntuze ku maguru n'amapingo ukura indege itaha Amerika iri muri uwo mukwabo noneho uribaza ko ibindi bihugu ngira ngo barabikora igihugu icyo ari cyo cyose umuntu akoze icyari umunyamahanga deportation bibiri hafi aho ngabo bafite amategeko yenda bakaba bati turamufunga amezi nabo ubwabo bagomba wakoze icyaha bagomba burase muhungu ntago bahita bavuga ngo baramwurije gusa baramuzanye agomba kubanza kurangiza iyo sentence yiwe iri hariya ariko yarangiza kubera ko afite nyine icyo kibazo bati bamuga ati rero n'ubu nta nubwo wacu jya kwa nyoko rero nka buriya urampeti kwa ko afite passport aho yinjiye muri Amerika agiye kuri passport ya South Africa bashaka kumuzana South Africa rero ashaka kutakamba akavuga ati yenda ambassade naye akavuga ati kuko azi neza ko ageze South Africa nawe babanza kumufunga indi myaka nawe bagatamugurira gute ngaho giwanyu no kugira ngo iyo myaka South Africa ayimire akavuga ati munjyane direct iwacu ibyo akabitakamba ariko urumva ibintu bya migration bakujyana aho wajuvuye passport yavuga kuri uwahe ntabwo ari kuvuga ngo ngende umunyarwanda no passport yawe ivuga kuri uwahe ndi umunya South Africa so rero ntekereza ko urumva Prince Kid nawe urumva byanga bikunda Prince Kid ntabwo okay akugenda kuri passport y'u Rwanda ariko nanone nawe niba kuko ari gucika niba ari guhunga ubutabera ko already nge ntekereza ko ari guhunga ubutabera kuko atigeze ajurira kuko yakaba yatarajuriye akaba yahamagaye nyamba akamuga ati ngaho njuririra yenda hari utuntu ndimo nzaza ariko kuba atarajuriye bivuga ngo ari guhunga ubutabera ariko abaye ari guhunga ubutabera akoresheje passport y'u Rwanda yaba ari guhungira bwayo mu kigunda kubera ko urumva yuri umuntu ukinjira mu gihugu ufite passport y'icyo gihugu y'u Rwanda ngo batari umuntu wacu uraho none se bamukwimara inkande bagati iwanyu baragushaka ngaho taha bagakuriza indege ugasubira gakondo byanga bikunda bivuga ngo niba ari guhunga ari gushaka stati y'ubuhunzi byanga bikunda gushaka stati y'ubuhunzi icyo ntaramenye cyo niba nukuvuga ngo niba UN shaka kuguha ubuhunzi already waramaze kuba sentenced iwanyu cyangwa niba ari ibyaha yenda ushobora kuba uri gukurikiranwa wenda ukabitoroka byo ntekereza ko bishoboka ariko already uramaze kuba sentenced bigaragara ko ari no mu nkiko niki ugahunga sinzi ko UN nayo yaguha ubwo buhungiro UN ntabwo ubuhungiro icyo gihe kuko nkeka ko iyo uri umunyabyaha ukurikiranwa n'inkiko ziwanyu ugahunga ukajya kuri UN nabo bafite uburyo bakurikirana inkomoko yawe bakamenya si umuntu ko asaba ubuhungiro mbere ko uhabwa ikintu cyitwa protection cyangwa se icyemezo cy'ubuhunzi barukurikira akamenya ese uyu muntu yahunze ava he yahunze iki nabo bafite uburyo kurikira ibyo bintu bakamenya situation ziwanyu bose nicyo gihe rero ari waratorotse ubutabera nkeka ko nta protection wahabwa niyo mpamvu nanjye mvuga ngo amahirwe menshi 80 no kuzabona RWANDAIR itaye amateka Kigali ihetse Prince Kid we nta jet azaza nge niko mbibona amahirwe menshi ariko ikindi nacyo kame nkeka ko nawe Prince Kid si umwana kugenda yitangaza avuga ngo uyu munsi nageze Australia ejo ndi New Zealand ejo ndi hehe nkeka ko nawe ni umunyabwenge kandi ibyo arimo arabizi agenda akihisha burundu use nibangahe bihishe barama dufate urugero navuze abantu basize bakoze genocide mu Rwanda bagenda bihisha za Burayi na Amerika imyaka n'imyaniko hashize imyaka irenga igikora cya hafi 30 jenoside kuri abatutsi baye mu Rwanda abantu barihishe abenshi ubwo bari gufatwa nyine bishatse kukwereka ko wakihisha wagira ubutabera buri gutya azazihisha yego azihisha ariko byanga bikunda byanga bikunda ashobora kuzisanga muri uretse ko yenda kiriya cyaha cye umuntu yenda atakigereranyije nibyo byaho bindi waruvuze kiriya cyaha yenda ntabwo gikomeye cyane ku buryo kuko biriya ngo bashyirwaho impapuro zo kumuta muri yombi na zira nkiko za RMCT na za izo zarahaye niki yenda Prince Kid we n'urw'u Rwanda no kubwira Interpol gusa ariko Kid bibaye babishyizemo ingufu ariko nanone ntekereza ko u Rwanda ruzabishyiramo ingufu kubera iki kubera ko u Rwanda nanone ntabwo ruhana kugira ngo
rukumvisha ahubwo ruhana kugira ngo utange isomo kugira ngo atagira kuko umuntu wese ashobora kuvuga ati niba mpana nanjye nzacika nka Prince Kid nigendere nuko kugara kugira ngo uhanwe bwa butabera nyine kuko bura Prince Kid kumukatirira myaka akagenda ntaze kurangiza igihano nta butabera buba butanzwe kuburi bara abakobwa no kuri nta butabera buba butanzwe so rero hari icyo bukwa ngo umucamanza yaciye urubanza yanagukatiye ariko ubutabera ntabwo buratanwa kubera ko ururi dutararangiza igihano cyawe so ntekereza ko kwa ubutabera bw'u Rwanda kwa ati dushaka gukorana n'izindi nzego za Interpol na zande kugira ngo arangize igihano juste ubutabera butangwe kuko arabana b'abakobwa ntabwo barabona ubutabera niba baraburanye ubutabera bwabo nyine ntabwo barabona kububona rero nuko Prince Kid yaza akaba ari kurya impungure z'i Madrid kwa nyine yarakatiwe already akajya kurangiza kira gihano cye yamara ubwo ubutabera bukaba buratanzwe ariko guca urubanza bakagenda barabana nta butabera baba babonye hari abandi bantu numvishe bari guseka baha inkwenene Miss Iradukunda umukobwa mwiza nkawe ni gute wirukanka inyuma y'umuntu wasize akoze ibyaha agahunga ubutabera umva nkubwire nge Iradukunda mu Rwanda yagaragaje power of love man uriya niwe ndakubwiza uriya niwe Juliet uriya niwe harya baba nibo mugato bitwa bande baraba mu mugato sinzi ari bande urumva ba na Rose yerekanye urukundo bro uzi kubona umuntu ari kugigiza na RIB urebye ukuntu RIB abantu bo ndenda ntabwo nyine nawe yageze naho afungwa akurikiranweho impapuro mpimbano umuntu ari gukurikiranwa noneho wowe ukagenda ufata abantu bashinjwa ko bakoreye ibyaha ukavuga ngo musinye byavuga ko yabasinyisha mu buryo ngo butaciye mu mucyo uzi neza kuri buhita ukurikiranwa man ura mukobwa yarafite urukundo ruteye ubwoba so nta kindi kintu erega man muba ibintu bitatu udashobora reka nkubwira abantu batatu udashobora kugira inama uwa mbere n'umugabo ufite amafaranga nta nama wamugiye reka uwa kabiri n'umugore ukurikiye umuhanuzi cyangwa umupfumu uwo nawe ntiyumva uwa gatatu n'umukobwa uri mu rukundo ntabwo ushobora kubagira inama so Iradukunda ari muri wa gatatu yakunze uriya mutipe ikindi ushobora gusanga Iradukunda azi realite y'ibingi bikuneza twebwe tunabibona gutya azi uko ibintu bimeze kuko urumva niyo mpamvu nigize nkora ikiganiro ndavuga ngo iyi ntambara iyi saga iri hagati ya Iradukunda na Miss Jory kora ko yenda Jora aravuga ati yenda hari abantu bavuga ngo Jora akurikiranye Miss Rwanda no ntabwo ari cyakurikiranye kugira ngo ahabwe Miss Rwanda ko nawe azi neza ko atayihabwa ahubwo icyakurikiranye nukuvuga ngo uyu mutipe wajya dukinisha gutya nawe abanza byishyure cyangwa se kubera ko yantaye akajya kuri Elisa nawe twese bibeho mbahomboka tumuhombe nge nibyo ngibyo ntekereza urumva rero uriya mukobwa ashaka kubuza azukuri kwibi bintu akabazi man buri abantu bose bashaka kugushiraho ukababwira ikintu mbese ntibacyumva umuntu akaza akavuga ati yenda n'ibyaha bikagaragara ko wishe reka nguhe urugero rumwe nigeze ndi mu Rwanda abanza nari ndi Butare noneho haraga hoteli kari hafi na kaminuza twari twagiye kuraramo noneho harimo umutipe wadutestora aravuga ngo ni Blowe nyine aravuga ngo ni story yarajya kudutera ni ya Blowe w'umutanzania aravuga ngo yarari iwabo muri Tanzania Blowe yaratuye ahantu bita ngo ni Zambezi Beach Mbezi Beach hatuye abantu babakire muri Tanzania niho ba Diamond batuye nabande noneho ni quartier udashobora kubonamo mbese umuntu ugenda mbese ni nka Nyarutarama sinzi yenda nabyanye na Nyarutarama ni quartier nziza ariko umutipe yari umusore adanjije ajya ahantu gutembera abona umukobwa abonye umukobwa baramutirita umukobwa aramubwira ati nta kibazo ati fata nimero yanjye tuzavugana noneho arangije akazamutereta kuri telefone umukobwa aramwangira aramutereta umukobwa aranamwangira aramubroka umuhungu agakoresha indi namba aramubroka bimara hafi amezi 3 umukobwa aramwanze pe no umuhungu azakumubwira ati rero basi ngufite aka gift nakuguriye basi niba aranyanze uzaza ugafate abakobwa nabo ntago yakanze umukobwa ati nzajya umukobwa ati nzaza ngafate ati by'urukundo wapi aka gift ko nzaza ngafate
no muhungu gwasanga agafoto kari nko mu gakarito ati ngaka anumva uyu munsi umukobwa umuga ati uyu munsi agizeho iPhone 15 umufoto ati ngiyi nayikuguriye iri muri mu makarito ejo uzazifate ntabwo akaguza kuyifata noneho umukobwa ajya gufata ya gift ageze ariko umukobwa akaba ararwaraga umutima bro ajya kureba umutipe noneho yinjiye mu nzu asanga nyine umutipe yari umukapo w'ahantu abahameze neza abwira umusore amuga ati nguhe iki cyo kukwakiriza ati hari inzoga hari fanta hari iki no umukobwa amuga ati oya nta kintu ndi bunywa te nta na kimwe nazi yo gift gusa no umusore amuga ati nta kantu na kamwe ati cyakorangaga cocktail yene yaravuze aka cocktail ariko umuhungu ntako yari afite no umuhungu ajya kuri telefone ngo agahamagaze bakazane kuko muri yo quartier nta handi yahahira man agarutse mu nzu abamo asanga umukobwa yarabye nta kindi yamukoze asanga umukobwa yarabye amukanda kande asanga umukobwa yashize mu mwuka nta kindi yamukoze ubwo birangira gute arangije ubwoba buramwicara avuga ngo mpite mpunga se atekeza ibintu bibiri noneho urumva nibwo yenda niyo case ya mbere mubayeho ati mpunge se ati mbundi icyabareta bakinkiraho noneho kubera kubona umuntu yapfuye mana ari mu nzu yawe ahita hamagara polisi ngo umuntu apfiriye hayumvaga bari bumwumva umutipe bamujyanye icyo cyaha nawe ubwe mu rukiko yaravuga ati ubwo bwanjye guhakana iki cyaha ndabona bidashoboka urumva kubera ko kuvuga ngo nakoze icyaha nagize gute urumva umuntu yapfire mu nzu yawe nta kintu ugaragaza umuntu yishwe nacyo mbese nta kindi kintu yapfire nta kintu na kimwe ugaragaza umuhungu icyaha kiramufata urumva mbese nta kundi ko kugihakana ko ari guhari umuntu yaje kugusura kandi kuri message bigaragara ko umukobwa yari yaragukatiye uwo kamubeshesha gift baravuga ati wowe wamuhaye gift kugira ngo aze uhite umwica kora ko yakuruhije yagize gute ntagushaka komeza kongera kuwutesha umutwe wahise umwisha kugira ngo mbese mwese muhombe nicyo umuhungu yagize ariko urumva we mu muti ubu umuhungu bro we yari 2016 yatubwira ngo bamukatiye imyaka 30 yo kwica umuntu urumva rero hari ibyaha ushobora kutagira kudahakana so nari mivugiye iki kubera ko nari mivugiye ngo kuvuga ngo twese dushobora kuba turi ku blaminga Prince Kid tuvuga ngo Prince Kid yakoze ibi yagize gute ariko Elisa nk'umuntu babana azukuri kwa buri kimwe ariyo mpamvu namwizera nyine ariyo mpamvu amujye inyuma akavuga ati niyo abantu bose bagushiraho ngiyewe turi kumwe kwako yenda zire yarite nyinshi kuturusha twe tubibona kuriya sibyo nta wamenya ngo hari nyuma hari ibiki ariko Elisa none sirubaza ko Elisa ari ikigoryi wo kuvuga ngo umuntu hose no kuvuga ngo ni umuntu wakoze ibyaha umutipe bari mu mazi imyaka urumva bahere 17 bakundana baze 22 ari gusaba undi mukobwa ngo aretse twaryamana ngo wampaye ngo happiness uri umukobwa wo gwakaraba no mukatiro kabwa atakagahungu rero nakaraya ariko noneho kubera iki saho ugatamukatiye so nuko azi realite y'ibyo bintu azi realite y'ibintu kuturata isha niyo mpamvu yirirwa mwirukanka inyuma ikindi no umugore we nose namwanga biragenda gute Elisa namwanga arahita sinzu arahita bose ubwo divorce sinzi nose Elisa umwana w'imyaka 20 ngagiye kuba divorce ntanakana ashaka kuba ati ntacyo reka ngire gutyo mfe kwirukanka inyuma ye wende cyabandi abakobwa bavuga mu iyo group bavuga ko atarakwiye kwirukanka ajya mu buhungiro kandi we ntacyo ubutabera bwo mu Rwanda bumukurikiranyeho ariko basezeranye ko bana karamata mu byiza no mu bibi none se ko basezeranye nawe nibo barasezeranye yasezeranye kubana n'umugabo none se aragumye wabo yitwiye ni umugore ariko yararongowe umugabo katapfuye umugabo yarahunze nawe namusanga nyine we nyine yahunze iki wahunze iki we ntacyo yahunze ari kumwe n'umugabo Nuwangu ibibazo bya uyu munsi ibibazo bya Kid ni bya Elisa barabisharinga none se we ntago basezeranye ko ngo nugera rero ngo bari kugushaka ngo ngenza abandi ku ruhande ngo ibibazo byawe numara kubirangiza n'inkiko ndongera ngaruke icyo gihe ari byo ngibyo umuntu akaba nafungwa umugore nta mugemure avuga ati yabanza urangizanye nabo ngabo ngiye tuzongera kuvugana nyuma so ntekeza ko ahubwo uriya mukobwa ari open minded umukobwa nyine man afite urukundo atekereza kure azi what means the meaning of love ngiye uriya mukobwa ahubwo man niba no kureba iki kiganiro I salute kame amategeko y'u Rwanda ateganya iki mu gihe umuntu yatorotse ubutabera shabo ntabwo yenda nigeze mbisoma neza ariko ntekereza ko byanga bikunda yufashwe urangiza cya gihano sometime cyarangira kiri
mu gihe cyarangira gute se kandi atari already ntabwo itangira kubarwa kuko ataratangira kuyikora batangira kuyibara kuri kuyikora already ari ukufunze se barayibara gute kandi udahari nuvuga ngo niyo byamara imyaka 100 azaza irangize bro sometime yenda sinzi wanasanga habamo mu mategeko yenda by'amategeko simbizi abanyamategeko barabizi bashaka kuza kutunganira wanasanga yenda hari kandi bashyiraho kinyongera ugati yenda umuntu wacitse ubutabera hari kandi kantu kumukuta ikiboko bya numva ari Bruce Melody ngo kubita inkone kunda yenda wasanga gari mbo ntabyo nzi ariko icyo nzi neza cyo nuko yufashwe urangiza igihano cyawe nibindi ubanza ibindi byose niyo man ari gihe bavuga nka kure yakatiwe imyaka 5 dispose akoze ikindi cyaha araza akabanza karangiza cya kindi arabanza karangiza cya kindi cya mbere bakana kumukatira icya kabiri none nka kuri bakatira umuntu bakamuga ngo ni imyaka 2 isubitse bebisobanuye iki no ngo bagukatira imyaka 2 isubitse mu myaka 2 cyangwa se mu mwaka umwe muri uwo mwaka yukoze ikindi cyaha icyari ikindi ukajyanwa imbere y'ubutabera ugakatirwa ubanza ukabamara yindi 2 bagukatiye isubitse ugahita ukomerezaho niba bari gukatiye n'indi 5 ukabijyanira icyarimwe niko nko biba bimeze so ngewe Prince Kid rero nize mbona Scovia yarabimubwiye yarabivuzeho man yishyize mu bibazo byinshi kurenza kuko urumva azamara imyaka mana ubuhungiro ntabwo ari ikintu cyiza urumva niba impamvu ntekiza ko ubuhungiro atari bwiza niba amahanga arahanda bro amahanga nyine ububaho udafite igihugu kandi gihari barakiguhaye abasaza barakirwaniye bagitereka hariya nta muntu buje kukigira uwo kiruka ntekereza ko ari ukubara nabi impamvu ntekereza ko ari ukubara nabi ubusuri baza ko nk'aba bantu barwana igihugu cyacu mani bamwe bari bafite akazi gakomeye baraba general mu bihugu sorry bafite amaranka akomeye bafite akazi gakomeye barabagaba bingabo barabagize gute ariko kwera barisize ubuzima bwabo bakaza mu masaso nuko baza agaciro k'igihugu urumva rero wowe imyaka 5 nge ntekereza ko niyaza Kujuririra bro byari kurangira okay reka tusoreza hano kubijyanye ni nkuru ya Prince Kid byagiye bivugwa n'abantu batandukanye turekere ubutabera bukore akazi kabo na fatwa bazakurikiza nyine imyanzuro yafashwe n'ubutabera n'igihe cyose azaguma mu buhungiro gusa nkuko wari bivuzeho ibyiza nuko yagaruka karangiza n'ubutabera yagize akanakomeza president umusore ukiri muto agahiga kandi bizavamo amare iki gihugu cy'u Rwanda so agaruka kore igifungo cye ubuzima bukomeze ya reka bashimire nanjye ku bantu bose rwose mukomeje kugenda mubana natwe kuri feedback zo tugenda tubona ni ibintu byiza cyane uko urukundo mutwereka baba mama abakobwa abapapa abasaza ari mu bihugu bitandukanye mugenda mutwandikira turabashimira ku bw'akazi mudukorera uko mutwereka rwose hari amacano menshi mushobora kureba ariko kuba mudukunda mukavuga muti kame watubwiye ibintu byiza wagize gute rwose ndabibona kandi ndabashimira cyane muri abagaciro Imana ikomeze ubahe umugisha waba ufite ikibazo cy'amarozi yakuzahaje waba ugira ikibazo cya karande ndetse n'inyatsi waba ugira ikibazo cyo kunoza amabanga y'urugo gutera akabariro byaranze waba urwaye indwara zidakira ndetse n'izindi nyinshi byose ubu byakemutse turi inzobere muri ibi ngibi imyaka myinshi ishize ibi nitwe tubikemura gusa muganga agukoraho urikaka ugasigara utanga ubuhamya akarusho niyo waba uri mu mahanga ukamwohereza ifoto gusa akemura ibibazo byawe aho waba uri hose imiti yacu tuyikugezaho mu buryo bworoshye kandi imiti yacu nta ngaruka mbi itera waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 783 92 38 19 muganga wacu kuri buri ndwara yose arebaho ni nko guhumbya.